haza umugore wari mugongo amaranye imyaka 12 ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda y'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Yesu ashimwe. Nitwa Eric Nizeyimana, ni wa mugabo ugarutse nanone. Nababwiye ko nsengera mu itorero rya Pentecote y'u Rwanda, ADPR Betania, paruwasi ya Mbuga Ngari, Rurembo rwa Rubavu. Nifuje ko uyu munsi nanone nongera kubasuhuza kandi mbashimira ko mukomeje kuba mubana natwe muri ibi biganiro byacu bya buri munsi, muri ibi byigisho byacu mukaba mukomeje kudufasha mukabana natwe. Niyo mpamvu uyu munsi nshimiye abantu mwese mukurikiye televiziyo, ari abafite ubumuga, ari abazima, mwese ndabashimiye kandi mbasabiye umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero mbazaniye icyigisho kivuga ngo gukora kuri Yesu. Gukora kuri Yesu. Nifurije gukora kuri Yesu. Ukimara kumva iki cyigisho ndagira ngo mwene data ukore kuri Yesu, kandi numukoraho ndabizi ko nawe atari bukure kure ngo ugende gutyo gusa. Kadusome ijambo ry'Imana. Turasanga hano mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Turasoma igice cya 8, turasoma duhereye ku murongo wa 43. Dusome twumva icyo havuga, ubundi tuganire ku cyigisho kivuga ngo gukora kuri Yesu. Gukora kuri Yesu. Haza umugore wari mugongo amaranye imyaka 12 ubimaranye imyaka 12 kandi wari warahaye abavuzi ibintu bye byose, nyamara ntihagira n'umwe ubasha kumuvura. Nuko amuturuka inyuma akora ku ncunda y'umwenda we, uwo mwanya amaraso arakama. Yesu arabaza ati, ninde unkozeho? Bose bamaze guhakana, Petero na bagenzi be baravuga bati, erega databuja, abantu barakugose, barakubyiga, nawe ukabaza uti ninde unkozeho? Yesu aramubwira ati, hariho unkozeho, kuko menye ko imbaraga imvuyemo. Nuko uwo mugore yabonye ko adahishwa, aza ahinda umushyitsi, amwikubita imbere, amubwira mu maso y'abantu, mu maso ya bose icyatumye amukoraho, nuko akize ako kanya. Yesu aramubwira ati, mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Mana yacu turagushimye ko ubanye n'abantu bawe, kandi mu bantu bawe ukaba waremeye yuko dukomeza kuvuga mu butumwa. Ubwo waseze tubwiye ngo tugende mu mahanga yose tuvuge iby'inkuru nziza y'agakiza, tuvuge iby'inkuru nziza y'ubugingo buhoraho. Turagushimye kuko ugiye gukomeza kubana natwe. Tusabye rero Imana kugira ngo wohereze umwuka wawe wera azabane natwe, ashyigikire iki cyigisho, umuntu wese uri bucyumve yumve, agukoreho, kandi nagukoraho ibintu bihinduke neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusomye iyi nkuru, Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro.
niko umutwe w'icyigisho uvuga. Uravuga ngo Yesu akiza umugore azura umwana wa Yayiro. Uyu mugore dusomye muri iyi nkuru twahereye ku murongo wa 23 ngo ari kuva i Galilaya mu nzira ari kugenda ajya gukiza umwana wa Yayiro. Ari mu nzira ari kujya kwa Yayiro yahuye n'umugore wari ufite ikibazo, wari umaranye imyaka myinshi ikibazo cy'ubumuga. Yari afite ubumuga bwo kuba yarari mu kato, yaravaga mu yandi magambo yahoraga imugongo. Bibiliya yivuze imugongo ibivuze imihango. Uyu mugore rero ngo yaramaze mu mihango imyaka 12. Reka nkubwire ngo Yesu anyuze mu mudugudu utuyemo, kandi umudugudu utuyemo reka nkubwire ngo aho ngaho uri ntago azanyura ku butaka bwaho ngaho uhagaze cyangwa se ubutaka bwo wubatseho, ahubwo umudugudu utuyemo ni amatwi yawe abasha kumva, ni amaso yawe abasha kureba ibi byigisho, ni umutima wawe. Umudugudu utuyemo ni umutima wawe ubasha kumva ko Yesu ageze ku buzima bwawe, anyuze ku buzima bwawe. Uyu mugore rero ngo yaramaranye imyaka 12 ikigeragezo, yaramaranye imyaka 12 ubu burwayi bwo kuba yarari mu kato. Mu muco w'Abisiraheli iyo wabagwa uri mugongo cyangwa se uri mu mihango ntago wabaga wemerewe kugera mu bandi bantu. Mu gihe cyo kuza kwa Yesu rero uyu muco bari bakiwukurikiza, ntago umuntu yabaga ari mu mihango ngo abe yajya mu iteraniro ry'abantu. Uyu mugore rero urumva yaramaze imyaka 12 ategera mu iteraniro ry'abantu. Mu yandi magambo yarari mu kato, akato kari karekare, akato kari kamaze kubigiye, kari kamaze igihe kinini, akato kari yarakamazemo imyaka 12. Mu minsi ishize nababwiye ku kato, babwira ku kato ka Mose nta ruhare yarakagizemo, ariko uyu nguyu we yagiye mu kato ari mukuru, yagiye mu kato ari mukuru, kandi umukobwa ajya mu mihango ari uko afite imyaka y'ubukure. Aba afite imyaka hejuru y'imyaka 12 niko mu Kinyarwanda tubibona. Tubona ko nta mukobwa ushobora kujya munsi mu mihango byibura ari munsi. Mu ishuri twiga batubwiye ko yagize ubuzima bwiza ashobora kujyamo ari mu myaka 9, birashoboka. Ariko ubundi ntago wajya munsi mu mihango udafite ubwenge ngo umenye icyo gukora icyo ari cyo. Uyu mukobwa rero cyangwa se uyu mugore wari umaze nkuko Bibiliya yavuze ngo ni umugore, yaramaze imyaka 12 ari mu kigeragezo cyo kuva ari mu mihango idakama buri munsi. Niba yaraguraga amakotegisi ntekeza ko amafaranga yaramushizeho, ntekeza ko yarageze mu gihe cye amafaranga yaramushizeho, arangije ahitamo kwibera mu kato ke ka wenyine kubera ko yari yaratanze ibiguzi, yari yaratanze ubutunzi bwe bwose, yari yarasigariye aho, yari yaratanze ibintu bye byose, yarabihaye abavuzi ngo bamuvure. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo nta muvuzi n'umwe wari warigeze amuvura. Reka nkubwire ngo Yesu ashobora ibyo abaganga badashobora, ashobora ibyo abantu badashobora. Muganga ashobora kuba atari bubone ashobora kukuvura indwara zishoboka, ariko hari n'izo abaganga badashobora. Hari izo bisaba ko Yesu ari we ubikora, bisaba ko Imana ari yibyikorera y'ubwayo ku bushake bwayo n'ububasha bwayo n'ubushobozi bwayo. Imana akaba ari yibyikorera. Reka nkubwire ngo nubwo umaze igihe kinini mu kigeragezo, nubwo umaze igihe kinini mu bibazo ufite uyu munsi, ushobora kuba umaranye urubanza igihe kirekire, ushobora kuba umaranye ubukene igihe kirekire, ushobora kuba umaranye ubugwayi igihe kirekire, ushobora kuba umaze igihe kinini rwose utibuka igihe wagigiriyemo. Ariko reka nkubwire ngo izere Yesu uyu munsi wa none arahindura ubuzima bwawe neza. Reka nkubwire ngo izere Yesu uyu munsi wa none ibintu bigende neza kubera ko uraba umwizeye. Reka nkubwire ngo uyu munsi wa none nutangira kwizera Yesu azahindura ubuzima bwawe neza. Wakwibaza ngo ese abamwizera bose niko babonye ubuzima bwiza? Igisubizo ni yego. Nta muntu wizera Yesu utariho uwamaze kumwizera, wamaze kumuha ubuzima bwe,
uri mu buzima buhangayitse bwo guhangayika, ubuzima bwo guhangayika bwa buri munsi, ahubwo tunezezwa nubwo twaba turi mu bukene, nubwo twaba turi mu bugwayi, ariko tunezezwa nuko dufite amahoro yo mu mutima, kubera ko twizeye Yesu ko ari utanga amahoro yo mu mutima. Kandi ayo mahoro dufite, hari abatunzi bo mu isi batayafite, hari abantu bo mu isi batayafite, ariko kubera ko Yesu twamwizeye, kubera ko Yesu ari byose kumufite, twebwe dufite ayo mahoro. Twebwe kuba dufite ayo mahoro turamushimiye kuba yarayaduhaye. Nkubwire ngo nubwo twakena nk'abandi, tugasonza nk'abandi, ariko dufite ibyiringiro ko uyu munsi wa none dukoze kuri Yesu, tugiye gukora kuri Yesu. Nkubwire wowe mu Kristo umaze iminsi uri mu kigeragezo, reka nkubwire wowe usenga umaze iminsi uri mu bwihebe, ushobora kuba umaze igihe kinini mu ishuri, kubera ko nta munyeshuri ubona diplome atarakoze, nta munyeshuri ubona diplome atize ngo ashyireho imbaraga, nta musirikari wambikwa imyenda atarakoze ikosi, keretse hari ikindi kintu cyabaye, wenda ari igihe cy'intambara, ari igihe cyo kuba igihugu kitari kidafite umutekano. Ariko mu gihe igihugu gifite umutekano, ntabwo bagufata mu muhanda ngo bakwambike imyenda ya gisirikare uba umusirikare. Mu yandi magambo, ikigeragezo cy'umukristo niyo myambaro ituma tubasha kugumana n'Imana, tubasha kugumana na Yesu. Kuko iyo ufite ikigeragezo urasenga, ukabwira Imana uti Imana none bigende bite. Iyo ufite ikigeragezo uravuga uti Imana none. Reka nkubwire n'akandi kantu, nubona utari mu kigeragezo uzamenye ko wagiranye ubusabane na Satani, ubwo ubusabane bwawe n'Imana bwatandukanye. Ushobora kuba ufite amafaranga, ushobora kuba ufite ubutunzi, ubayeho neza rwose mu buzima bwa hano mu isi, ariko ukaba ufite ikintu runaka kikwibutsa. Reka nkubwire ngo ushobora kuba ufite sonori mu mutima wawe, mu mutwe wawe, ikwibutsa ko atari wowe uriho, ahubwo hariho Imana muri wowe. Atari wowe uriho, ahubwo hariho Imana muri wowe. Uyu munsi wa none reka nkubwire ngo kora kuri Yesu ibintu bihinduke. Uyu munsi nazanye ubutumwa buvuga ngo gukora kuri Yesu. Uyu mugore rero akora kuri Yesu, yumva ko Yesu agiye kunyura aho ngaho ari mu nzira ajya ko ava i Galilaya, ajya kwa Yayiro gukiza umwana w'uno mugabo witwa Yayiro. Uwo mugore ahita avuga ati uko biri kose, uko byagenda kose, nanjye Yesu nanyura muri uyu mudugudu aragomba kunkiza. Nubwo mu rugendo rwo agwagiyemo hatari harimo ko ndi bukire, atarabizi ko ndi bukire, atarabizi ko ari bunkize, ariko nizeye ko kubera ko agiye kunyura aha ngaha arankiza mu izina rya Yesu. Umugore ngo ava mu kato, arasohoka ava mu rupangu yari arimo, arasohoka mu ivene yari arimo. Ushobora kuba uri mu ivene utuyemo, Igisenyi dukoresha amavene, i Kigali wenda mukoresha imihanda runaka, iterambere ryaraje, hari imihanda ya Kigali bagiye bahahereza amazina. Sohoka muri uwo muhanda ufite izina, sohoka muri uwo muhanda utuyemo. Igisenyi twebwe dukoresha amavene, sohoka muri iyo vene utuyemo. Yesu agiye kunyura hafi aho ngaho. Reka nkubwire ngo umuhanda utuyemo naho utuye. Reka nkubwire ngo ivene utuyemo naho utuye mu mutima wawe. Sohoka aho ngaho muri ako kazitiro, sohoka muri ako kato, umenye ko Yesu agiye kunyura aho ngaho. Ubu ngubu ndi kuvuga aya magambo, Yesu anyuze ku buzima bwawe. Ubu ngubu ndi kuvuga aya magambo, Yesu aje mu mutima wawe, kubera ko uramwumvishe mu matwi yawe. Nubwo utari bumwizere ngo uhite umwizera uko bikwiye, ariko reka nkubwire ngo ndakugira inama y'uko umwizera uko bikwiriye, ubundi ahindura ubuzima bwawe neza. Imana ishimwe. Uyu mugore rero amaze kumva yuko Yesu agiye kunyura aho ngaho, asohoka mu kato. Amaze gusohoka mu kato, aragenda arabyigana, aca mu bantu benshi. Aravuga ati yari yipfutse imyenda mu maso kugira ngo abantu batamumenya bakamukomera, kubera ko yari atari yemerewe kugera aho abantu bari, atari yemerewe gukandagiraho mu giterane cy'abantu. Yipfuka imyenda ariyoberanya, arabyigana, aragenda ahita akora ku ncunda y'umwenda wa Yesu. Haleluya. Mukoreho we. Umva, kora kuri Yesu mu mutima wawe.
kora kuri Yesu. Ushobora kuba uri umwisilamu, ushobora kuba utamwizeye ko ashoboye byose, ko ari umwana w'Imana, ushobora kutizeye ko Yesu ari Imana, ushobora kuba utizeye ko Yesu ashobora byose, ariko reka nkubwire ngo mukoreho byonyine, umwizera aze mu mutima wawe, umwakire, urebe ibintu ngo birahinduka. Umugore arabyigana, akimara kubyigana ngo imbaraga ziva mu mutima wa Yesu zirahinguranye, zica mu magufwa, zica mu mubiri, zirahinguka, ziragenda zica mu ikanzu, ziragenda zitazinjira muri wa mugore. Ikibazo yari afite kirahinduka, ikigeragezo yari afite kirashira, ubumuga yari afite bwo kuba yaravaga imyaka 12, ubutunzi bwe bwaramushizeho. Ako kanya kimara gukora kuri Yesu, ibintu birahinduka. Imyenda ye yari yihishemo, ibintu birahinduka. Ako kanya amaraso arakama, imihango irashira. Reka nkubwire ngo niwizera Yesu nk'umwami n'umukiza ku buzima bwawe, ikigeragezo ufite kirarangira, ikigeragezo ufite kirashira. Reka nkubwire ngo ahari ushobora kuba uri mu kigeragezo, reka mvuge ngo ikigeragezo cyawe niryo shuri ryawe, reka mvuge ngo ikigeragezo cyawe nicyo gipimo cyawe kiri gutuma upimwa neza. Ariko uyu munsi wa none ongera ugirire Yesu icyizere, ongera mubwire ngo Yesu ndagarutse ku buzima bwawe. Waba ufite ubumuga, waba ufite ubumuga bwo kutareba, waba ufite ubumuga bwo kutumva, waba ufite ubumuga bw'umubiri wari wo wose, ariko ndakubwiye ngo izere Yesu, ibintu birahinduka ku buzima bwawe. Uyu munsi wa none muvuga butumwa, wowe wigisha, wowe uhagarara imbere y'abantu, bwira abantu Yesu ko akiza, bwira abantu Yesu ko abohora, bwira abantu Yesu ko ari we byose kumufite. Mbere yo gushaka amafaranga, dore ko abavuga butumwa b'iyi minsi musigaye mwarihaye ibintu ngo amafaranga akaba ari ushyira mbere, ariko ndakwihanije, hamya Yesu, reka gushaka amafaranga mbere y'ibindi byose. Banza uko nicyo Yesu yavuze ngo mugende mu mahanga yose, muvuge ubutumwa bwiza, mubwire abantu iby'inkuru nziza y'agakiza, mubwire abantu ibyo kwizera, mubwire abantu ibyo kwihana. Nibamara kwizera, mubigishe, mubabatize mu izina rya Data wa twese, iry'Umwana, iry'Umwuka wera. Nimwarangiza mubigishe kwitondera amategeko, ibyo nabategetse byose. Muri ibyo byose rero yasize adutegetse, harimo ibyo tutagomba kurenga, harimo ibyo tugomba kumenya yuko Yesu yasize avuze ngo mwizere, nimwarangiza kwizera kwanyu kuri bubakize, kandi kwizera kwawe kuragukiza. Uyu mugore Yesu amaze kumva imbaraga imuvuyemo, umugore ahita avuga ati, Yesu ahita avuga ati, ninde unkozeho? Reka nkubwire ngo kora kuri Yesu, Yesu amenye ko hari umuntu umukozeho. Kora kuri Yesu, Yesu amenye ko hari umuntu ukoze ku myenda ye, ibintu bigahinduka, imbaraga ikamuvamo, ikagenda ikakuzamo. Imbaraga ive muri Yesu ikuzemo. Nicyo nkwifurije gukora kuri Yesu, Yesu akamenya ko hari umuntu umukozeho. Byigana mu mutima wawe, ubyiga abantu benshi, ubyiga ikigeragezo, ukibwira ngo wakigeragezo we, nubwo ndi mukato ko kuba ntafite urubyaro, nubwo ndi mukato ko kuba ntabyara, ariko nizeye ko Yesu naza ku buzima bwanjye. Byigana n'icyo kintu kiri kukubangamira, byigana n'icyo kintu kikubangamiye, Yesu aze ku buzima bwawe. Nurangiza nagera ku buzima bwawe, imbaraga ikamuvamo, ikakuzaho, ibintu birahinduka mu izina rya Yesu Kristo. Umugore amaze kumukora wese arabaza ngo ninde unkozeho? Abantu bose barahakana batereka da, nta muntu ugukozeho. Petero na bagenzi be barangije baravuga ngo, Petero arangije ahagarara imbere ya Yesu aramubwira ati, ariko mwigisha, databuja, abantu barakubyiga, warangiza ngo ninde ugukozeho? None se umuntu yakubyiga atagukozeho? Twakubyize kubera ko twagukozeho. Niba ari uwagukozeho, twese twagukozeho. Arangije aravuga ati, Petero, ntago ndi ikigogi, ntago ndi injiji, ntago ndi Imana ireba ibyiherereye, ndi Imana ireba mu mitima yanyu, nkamenya abambyiga, nkamenya n'abanshaka n'abashaka kunkoraho. Reka nkubwire Petero, hari umuntu nkozeho, kuko imbaraga imvuyemo imujyamo. Uwo muntu ninde? Waje afite kwizera, waje afite ko
waje ashaka kunkoraho, kwa nkozeho nkabyumva. Reka nkubwire ngo mu masengesho yawe jya ukora kuri Yesu abyumve, mu buzima bwawe jya ukora kuri Yesu abyumve, mu mibereho yawe jya ukora kuri Yesu abyumve ko umukozeho, nawe yururuke aze ku buzima bwawe, imbaraga imuvemo. Uyu munsi wa none ntabwo ari kugendagenda hano ku isi ngo yambaye ikanzu ngo urumva ko anyuze Gisenyi, urumva ko anyuze mu Ruhengeri, urumva ko anyuze Gitarama, urumva ko anyuze Cyangugu, ngo umusange ujye kumukora. Hoya, uyu munsi ari muri wowe imbere, arashaka kumwizera. Kwizera kwawe nibyo biganza biraba bikoze kuri Yesu, nibimara kumukoraho nawe amenye ko umukozeho, imbaraga ze zihite ziza muri wowe. Reka nkubwire ngo nukora kuri Yesu ubuzima bwawe burahinduka neza. Umugore yamukozeho, imihango irakira. Uwo munsi imihango irakira. Yesu, umugore abonye ko Yesu adahishwa, ngo arangije avuga ati databuja ninjye ugukozeho. Reka nkubwire ngo maze mu imyaka 12 ndi mu kato, nawe ntemerewe kugera aho abantu bari, ariko uyu munsi numvishe kuri bunyura aha ngaha, ndangije ngira kwizera ko nunyura aha ngaha nkabyigana mu bantu uri bunkize, ningukoraho byonyine ndi bukire. Kandi koko niko bigenze, nkoze ku ikanzu yawe nkuko bivuze, imbaraga ikuvuyemo. Sinjyamo ubaka kanya ndirebye, nsanze nta mihango nkiri kuva, nsanze imihango ikamye, nsanze ikigeragezo mfite gishize, nsanze ibintu byose bihindutse kubera ko nkoze ku ikanzu yawe. Yesu arangije amubwira ngo mwana wanjye, haleluya, haleluya, ndakwifuriza ko nukora kuri Yesu ukwizera kwawe kuri butume Yesu akubona nk'umwana we. Yesu akubone nk'umwana we. Muri iyi minsi ya none dukeneye ko Yesu atubona nk'abana be. Ngewe Eric nkeneye ko Yesu ambona nk'umwana we. Wowe ubwawe ukeneye ko Yesu akubona nk'umwana we. Ese wowe uyu munsi wa none ari kukubona gute? Mu kazi kawe ka buri munsi akubona gute? Aho ukorera, abo bana nabo, uko ukora, ibyo uvuga, akubona nk'umwana we. Arangije avuga ati mwana wanjye, igendere kwizera kwawe kuragukijije. Reka nkubwire ngo Yesu nagera ku buzima bwawe, kwizera kwawe kuratuma uri bukire. Ukwizera kwawe kuraza gutuma ibigeragezo bihinduka. Kwizera kwawe kwaza kuguha urubyaro. Kwizera kwawe kuraza guhindura akato wari urimo ukasohokemo mu izina rya Yesu. Mbese ugize kwizera? Urumva ufite kwizera muri wowe? Urumva wakwizera? Urumva ushaka ko Yesu agera ku buzima bwawe? Reka nkubwire, niba utari wihana, niba utari wamwakira, reka nkubwire ngo gira kwizera kwawe mu mutima wawe, gira kwizera muri wowe, umwakire ko Yesu ahindura byose, umwakire ko Yesu ashobora byose. Nurangiza numara kumwizera ngusengere. Reka ngusengere wowe ugize kwizera, ukumva ushatse gukora kuri Yesu, kumva ushatse kumukoraho. Zamura kwizera kwawe, uvuge ngo Yesu ndakwakiye muri njyewe. Nyemerera ngusengere mu magambo makeya. Nindangiza ndasengera abakristo bamaze kwizera bongere kugira Yesu icyizere. Ndasenga usubiramo, vuga ngo mwami Yesu, ndagushimye kuko wandinze. Suko nagukiranukiye, suko nakoze neza, suko nari mwiza, ahubwo ngushimiye imbabazi zawe zikomeje kubana nanjye. Muri aka kanya numvishe ubu butumwa, numvishe yuko wanyuraga ahantu abantu bagukoraho ubuzima bwabo bugahinduka. Abari bari mu kaga bakakavamo, abari bari mu kato bakakavamo. None muri aka kanya nanjye numvishije unyuze ku buzima bwanjye. Ndakwizeye mwami, ndakwizeye unkize. Unkure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'abanyabugingo. Unkure mu gitabo cy'abazapfa nabi, unshyire mu gitabo cy'abazaragwana nawe ubwami bwawe.
ndabyizeye, urakoze, amen. Reka nsengere wowe mu Kristo umaze iminsi mu kaga, umaze iminsi mu kigeragezo. Wongere ugire Yesu, wongere ukore, uzamure kwizera kwawe, wongere ukore kuri Yesu, ubundi aze ku buzima bwawe. Ushobora kuba uri umukristo, ushobora kuba waramaze kwizera Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ariko ukaba wari uri mu kaga, bikagutera gushidikanya, bigatuma ikigeragezo cyawe kirushaho gukomera. Ariko reka nkubwire ngo saba Imana igaruke ku buzima bwawe, ubwire Yesu ngo nongeye guca bugufi muri njyewe, nongeye kukugirira icyizere, umbone nk'umwana wawe. Mwami Imana yacu, ndagushimye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ngushimiye kubw'ubutumwa bwawe bwiza bwatugezeho. Ngushimiye ko waduhaye Yesu akaza mu isi kudupfira, akababazwa twebwe tukababarirwa. Ngushimiye kandi ko waduhaye umwuka wera kugira ngo amutumenyeshe. Nushimwe kandi nuhabwe icyubahiro mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Twebwe rero abamaze kuba twarumvisha ubutumwa bwawe, twarabwumvishije, ariko Satani akomeza kutushyira mu kaga, akomeza kuduteza intambara, bituma tuguma mu kato, bituma dutinda mu kato igihe kirekire. Ariko ndakwinginze kugira ngo uyu munsi wa none, uhereye uyu munsi, twongeye tukugirira icyizere, twongeye tubyiganye mu mitima yacu, tubyiganye n'ikigeragezo cyacu, tubyiganye n'urugamba tugwana nago, tubyiganye n'iri shuri ryacu, tubyiganye n'aka kaga. Nsengeye umuntu wabuze urubyaro kugira ngo umuhereze abana, umuhereze abahungu n'abakobwa, umuhereze kubaho neza, umuhereze umunezero. Nsengeye umuntu uri mu kigeragezo cy'ubukene kugira ngo uyu mwanya agire kwizera, yongere azamure kwizera mu mutima we, nurangiza ugere kuri ubuzima bwe, umuhindurire ubuzima bwe neza. Byashoka ko twanapfa tukanapfira mu kigeragezo, ariko turakwinginze kugira ngo utwambike imbaraga z'umutima, utwambike imbaraga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Duhore tukwizeye kuri Imana ishobora byose, duhore tukwizeye ko ushobora byose, duhore tukwizeye ko ari wowe uruhura, maze kuri wa munsi ubwo uzaza gutanga ubugingo buhoraho, natwe tuzabibone muri icyo gitabo, tuzumva amazina yacu asomwa mu rutonde rw'abana bawe, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen.